none niyo wagarutse. Dufite Imana ihindura ubusa ibiguzi. Ntabwo tuzi ibiguzi bagutanzeho ariko dufite Imana ibisira ibanga ibyo byose baba bagutanzeho. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Dufite Imana idukura ibyo abarozi badushyizeho. Dufite Imana idukura ibyo baguriye abacamanza ngo batucishemo. Dufite Imana idukuraho za karande. Dufite Imana idukuraho imanza. Dufite Imana idukuraho ibirwara. Dufite Imana idukuraho ibibi byose. Hari Imana wakwizera igahindura ubusa ibyo Satani yakoze. Shalom, shalom, shalom. Muraho turabasuhuzaho muri hose. Abari mu itondo ni mwaramutse, abari ku manywa ni mwiriwe. Imana ibagiye neza muri hose. This is Rwayitare Show. Turagarutse kugira ngo tubagezeho iby'Imana yaduhaye kubagezaho. Ndi kumwe na Aline, ndi kumwe na Mutamba Frida. Mumeze mute? Tumeze neza. Uyu mwaka w'ubutsinzi. Murimo gutsinda cyangwa murimo gutsinda? Murimo gutsinda. Murimo guhabwa umugisha, murabatsinze? No kurushaho. Murimo gutsinda? Yego. Murimo guhabwa umugisha? Yego. Ibintu birimo gutungana. Cyane. Uyu ni umwaka w'abantu b'Imana gutunganirwa. Amen. Abantu bakurikira byumve. Niba uri umuntu w'Imana wizera Imana, uyu ni umwaka wawe wa breakthrough. Ni umwaka wawe w'ubutsinzi. Ni umwaka wawe wo kunyuraho, ni umwaka wo gucaho. Amen. Mugubwe neza muri hose. Haleluya. Mwateguye ibiki? Aha rero twateguye ubuhamya budasanzwe. Tugezeho ubwo buhamya twumve. Hano barabizi tubagezaho ubuhamya bw'iby'abantu, bw'iby'Imana yakoreye abantu bumva ijambo hano, cyangwa iby'Imana yakoreye abantu twagiye duhora mu biterane. Akatuye tukibuka mbere dutangira no kuri no cano twavuga ngo ni iby'abantu, n'iby'Imana yakoreye abantu bumva ijambo hano gusa. Ariko noneho bisigaye byararenze. Dusigaye tunabona n'ubuhamya bw'iby'Imana yakoreye abantu aho mba nagiye mu biterane. Yego akatuma tukongeraho. Hano utanga ubuhamya, utanga inyigisho, utanga ijambo ry'ubuhanuzi. Tega amatwi twumve ngo ni ubuhamya. Bwande rero. Ni ubuhamya budasanzwe. Reka nsaba abantu rwose babutega amatwi. Ni ubuhamya bw'umuntu witwa Musa from Nairobi. Umuntu yitwa Musa no Nairobi muri Kenya. Nairobi Kenya ni muri East Africa. Igihugu cyane hirya muri East Africa. Yitwa Musa. Aravuga ngo iki rero? Aravuga ati ndi umurundi mba Nairobi. Musa ni umurundi uba Nairobi nibyo. Ndashimira Pastor Patrick n'Imana akorera ko bangiriye neza cyane. Amina. Ndi Imana icyubahiro. Haleluya. Ngewe n'Imana yanjye twamugiriye neza. Cyane. Niko Imana. Wongereho n'ikintu cyo kuvuga ngo cyane. Cyane. Abantu bagomba kubimenya. Abantu bagomba kumenya gutya. Imana ntikorera mu cyuka mu kirere. Imana ikorera mu bantu. Ikorera mu bantu bayo. Ifite abantu Imana yatoranyije. Ikoresha kuyanga abandi bantu bahabwa umugisha. Babohoke bakiri bagu. Niyo mpamvu atangiye gutya. Iyo twumva atangiye. Atagira ubyumva ukundi. Ndi umurundi. Ni umurundi wa Nairobi. Ngo ndashimira Pastor Patrick n'Imana akorera ko bangiriye neza cyane. Amen. Musa rwose aho urumve ko ubuhamya bwawe tugiye kubutanga. Nahuye na Pastor Patrick Nairobi avuye muri Ethiopia. Nejo bundi byo. Duhurira kuri ejo bundi rwose nani misiracho. Nani kimwe kirashira. Avuye muri Ethiopia. Duhurira kuri Jomo Kenyatta International Airport. Ari kumwe n'abakoreya benshi ategereje kubasezera bagiye iwabo muri Korea. Abo bakoreya ni mubizi se? Nari kumwe nabo mvanye nabo Nairobi. Mvanye nabo Ethiopia. Turi Nairobi. Bashaka guhita bataha nanjye nkaruhukaho nkagaruka i Kigali. Aho ndo nkawe na Musa rero. Musa urumva ko abikura bino bivuga. Njyewe nkorera aho kuri airport. Hari ibyo bantumye ndabibazanira. Ibyo twamutumira bituzanira. Maze Pastor aranyitegereza cyane. Arambaza ngo waruzi ko so ukubyara yapfiriye muri gereza. Boko airport. Turamutumye neza. Aradusavinze. Waramwitegereje cyane. Amaze kuzana ibyo mwari mumutumye. Arangije uramubwira ngo maze Pastor aranyitegereza cyane arambaza ngo waruzi ko so ukubyara yapfiriye muri gereza. Kugira twumve. Ntaramusubiza ahita ambwira ngo ubu tuvugana nawe ufite urubanza mu rukiko. Ati abo mu ruburana barakuguze. Uzatsindwa ufungwe. Usoze upfiriyemo nka so.
ariko iki baracyumva nuvuga ngo ari aho duhuye ku airport tumutumye arabizana njye murebye ndabibona mbona ko ise yapfuye kandi umurundi ubaho tuziranye nta muhuri nta duhuye ku airport nitambukira mbona ko ise yapfuye kandi yapfuye muri gereza kandi mbona ko umuhungu we nawe wari musa nawe afite urubanza ndetse abo baburana bamusha amafaranga baguze abacamanza kugira ngo azatsindwe afungwe nafungwa nawe apfire muri gereza nkasi ibana dukukira kuma kubyumva hari ikintu cyitwa karande turarenga hari ikintu cyitwa karande umuntu wese dukurikiye yisuzume ibintu bimubaho niba byarabaye no kubi wabo iyo ni karande iyo ni karande ibaze kumukurikirana ibaze ise yapfiriye muri gereza ituze byamwishe twazinzu cyamufunze ariko n'umuhungu ari mu rubanza yarari mu rubanza duhuye ngo kugira ngo narwo rumushyire muri narwo rubanza abo baburana batanze za ruswa bamuguze batanze amafaranga kugira ngo nawe atsindwe afungwe nafungwa n'abapfiremo nasi ibyo mbibonye ndaho adusavinga agenda komeza twumve iki kintu cyakomeye nahise nikanga ndumirwa uwo ni musengo iki yahise yikanga arumirwa kuko pastor ntiyaranzi nanjye sinari muzi pe ko nukwitwa duhuye ku airport aho tumutumye ibintu umuntu mwari mutumye nanamenye neza ko yumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi inyuma twambara mu giswahili ngo muri Kenya bakoresha igiswahili ntabwo wari umuzi nawe ntiyarakuzi ndamubwira nti urubanza ndarufite kandi ejo roya wanjye yarampamagaye ambwira ko banguze batanze kashi nyinshi kugira ngo urukiko rwemeze ko natsinzwe ngomba gufungwa imyaka 25 yose musa waratabawe pe kimaze bariko duhuye aho ku airport ni umukozi waho yabaza airport haba ama restaurant ama cantine meza ama VIP aho bakoramo twicaye dutegereje ko abo bacutanye bagenda nanjye nkaruhuka nkagenda uwo dusavinga ndabibona mbona ko se yapfiriye muri gereza mbona ko nawe afite urubanza rumukurikirana ndetse ababurana batanze amafaranga kugira ngo atsindwe afunga imyaka 25 ndi mureba gutya gusa nawe azapfiremo ya karande yase nongera nkuriki mbwira abadukurikiye ikintu ubona kikubaho cyarabaye no kubiwanyu iyo ni karande ikene butabaze agira ate asenga rwana niyo karande acu uwo mugozi kuko ubundi ubamye bukomeye icyakurikiranya biwanyu kigakurikirana impamvu dushishana ubuhamya toyo tubumvishe ibiturwanya aho twumvishe ko hari Imana ibidukuraho iki kintu nta mafaranga yo kukimukiza nta diploma yo kukimukiza nta mwene wari kwimukiza byasabaga Imana hari ibintu mu buzima bwacu hari ibintu mu buzima bw'abantu bikeneye gukurwaho n'Imana gusa ni Imana yonyine ibyo nyine baza kubibona ntabwo muri mu rusengero nta nubwo ntiyaje ngo musengere tuhure n'ahantu sinzi niba yemeye Imana sinzi atanayemera urangije ibyo sinzi niba ari umukristo sinzi niba ari umusilamu none cyongeye nta nubwo uzi niba na sera yari yarafunzwe mubonyaho hakimana no umvise ko aranavuze ngo narikanze ndatangara kuko sinari muzi nawe yaranze ngo hanyuma aransubiza ngo aragusubiza ngo ndamubwira nti urubanza ndarufite wumve ko nese asubiza yumvise ko ibyo mubwiye ari byo wumve arakubwira ngo urubanza ararufite ndarufite kandi ejo soma ngaha urubanza ndarufite ndamubwira nti urubanza ndarufite kandi ejo roya wanjye yarampamagaye nambwiye umunsi ambwira ngo ejo hashize roya we yarampamagaye ambwira ko banguze abyumvise batanze kashi nyinshi kugira ngo urukiko rwemeze ko natsinzwe afunga imyaka 25 yose komeza twumve noneho rero pastor arambwira ngo izera Imana gusengere igutabare usome Yohana 11 asoma ansomera Yohana 11:40 uhategwe tuza kwasoma nahise mfatwa n'ikiniga ndarira mfukama imbere ya Pastor Patrick andambikaho ikiganza aransengera cyane arambwira ngo Yesu aragutabaye agukuyeho urubanza agukijije gufungwa agukuyeho karande yaso yo gupfira muri gereza amen haleluya amen mukanya abantu badukukiye babyumve barye mukanya hako guhumbya Imana yakurengera amen mukanya hako guhumbya Imana yagutabara haleluya mukanya hako guhumbya Imana yagukiza amen uyu munsi wabyumva arabyemeye ko urubanza rufite cyane ati kandi koko nanjye
ukuvuze ejo roya wanjye roya navoka abatazi roya navoka avoka we aramubwira ati ngo ejo yampamagaye amamisubiramo ejo roya wanjye yaramamagaye yarambwira ngo urubanza rurakaze ngo baba abantu muburana bakuguze ugomba batanze kashi nyinshi ndamubwira ngo niyizere Imana umuntu nkurikiye ntiteye kuri situation arimo ndakubwiye ngo izere Imana ibidashobokera abantu Imana irabishoboye ntawari gushobora gukuraho Musa iki kibazo yarakeneye Imana yonyine yarakeneye Imana ibi abantu bavyumva ntabwo nzi igihugu urimo ariko hari ibihugu umuntu akurusha amafaranga akakugura mu rukiko cyane umurikiye ibi ndabwo ndi serious ntabwo nzi igihugu arimo ariko muri iyi si hari ibihugu bamwe yabishaka ko tugura ku buryo umuntu akugura nubwo waba uri mukuri agatanga amafaranga mu bacamanza ugatsindwa aho yari ari ko byari bigiye kumugendekera ariko Imana y'umutima ndamubwira ngo izere Imana igukize igutabara ngo hanyuma afatwa n'ikiniga ararira cyane ngo arapfuka imbere yanjye ngo ndamusengera andambikaho ikiganza aransengera cyane turi mu rusengero kure ya puti asabizi cyacu turimo nipfukamaho izera Imana wowe dukurikiye izera Imana nta tsinda abantu bakene no kwizera Imana nta Imana itagutabarira no kuyaputi twigendera no muri taxi Imana yakurengera nta Imana idakorera nyabona kuvuga ngo ntaho uwo gupfa ntaho atapfira kandi uwo gukira atakirira no ku airport Musa yarahakiriye no ku airport Musa yarahakiriye ni cyanditswe cy'umubwiriza 11 cyo ngo kutazi inzira y'umuyaga yariyo na Musa nawe uko atazi inzira y'umuyaga bafite kesi ikomeye yagiye kuva imyaka 25 yose bamuguze arapfukama ndamusengera urangije umurambi andambikaho ikiganza aransengera cyane arambwira ngo Yesu aragutabaye agukuyeho urubanza agucijije gufungwa agukuyeho karande ya so yo gupfira muri gereza amen haleluya nta muntu wo kumukura kuri urwo rubanza bamuguze nta muntu wo kumukura urwo rubanza nta muntu wo kumubuza gufunga imyaka 25 nta muntu wo kumukura karande yo gupfira muri karande nkasi uretse Yesu wenyine bavandimwe mudukurikiye iyi channel yacu nikishinzwe nugushishikariza abantu kwizera Imana no kuyiringira ndakubwiza nubwo waba ufite amafaranga aruta amafaranga nubwo waba warize kurutabize nubwo waba uri umuntu ukomeye ku isi hari ahantu bizibana ugakenera Imana hari ikiruta amafaranga hari by'amafaranga akora hari by'amafaranga akora hari by'adakora ubu rero ngaha hari hakeneye Imana bari bamuguze n'abahari udukurikira abakuguze utazi ariko nta yindi nzira nta wundi buryo keretse hari ibintu bitugura tutabizi uzukana watabizi uzuko umuntu yakujya mu bapfumu aha utangira yituro kugira ngo upfe akugambanira uzuko abantu bajya mu bapfumu bagatwara amafoto y'abantu bagatwara amazina y'abantu bagatanga amaturo wowe ukaba wigendera uryo ufite umuntu wakurogejeje yaratanze yituro uko nabo n'ukuguru ariko hari Yesu hari Imana ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika hari Imana twizereka ikatugurura ikadukura batuguze hari Imana idukura mu rupfu hari Imana idukura mu haleluya hari Imana idukuraho karande twege tutakikura kuko nk'iyi Musa ntabwo ari we gikorewe ariko nta nubwo we yari bwamenye yuko ari nta nubwo yazwe karande nta kintu kimwe niba gusa se byamwa yo kumva ni normal abantu bazi ngo nisanzwe hari byo twita ibisanzwe kandi nyamara bidasanzwe basanga bigiye kugucirisha ushaka kwananiwe kubaka urugo kuko ni wanyubamye ngo kubaka amawe wowe kanya ngo birasanzwe ni karande buri famille igira karande hari abatabyemera ariko buri famille igira karande nta famille nimwe itagira karande nta famille itagira karande ariko twakije iyo twizeye Imana idukuroza karande iduhanduraho za karande iduharuraho za karande iratwomora iratugombora hari umusenga ujuva ngo ndi umugombozi Imana yanjye yaramugomboye yarazwe Imana yamugombora Imana yatugombora isi yaraturoze abakozi b'Imana Imana ikorera muri abantu bakoma kubimenya
abantu b'Imana batandukanye. Niba afite abantu bahora yisibasibaho ngo bamubeshya ariko hari abafite Imana y'ukuri ivuga ibona ikora kuko uwo munsi hari abafite Imana ivuga ibona ikora. Amen. kandi naho Imana itadukura. Musa yahuye n'Imana, yahuye n'abantu kuvuga ukuri. Hano mu isi nyangwa abantu basajya abakozi b'Imana. Ariceka. N'abateka mutwe. Bakunda amafaranga. Haraho bakora abandi n'abakene. Abuzi n'abakene, abuzi n'abateka mutwe, ariko hari abakozi b'Imana bari pure, bari real. Amen. Hari real prophets. Amen. Hari real pastors. Hari real bishops. Hari real apostles. Hari abantu b'Imana b'ukuri mwahura ubuzima bwahinduka. Amen. Bwahinduka kuko bwahinduka. Namusa dukomeze bwarahindutse nuko muyumva abantu basajya abakozi Imana cyane. Ariko abo ngabo nabo ntabwo baba bakamenye Yesu. Ntabwo baba bakamenye Yesu. Reka mabwiriza ukuri, hari icyananiye family gikeneye umukozi w'Imana wasizwe amavuta. Ibyananiwe amafaranga. Ibyananiwe amafaranga cyane bikeneye umukozi w'Imana wasizwe by'ukuri. Abyumva ariko ibyananiye amafaranga bikeneye umukozi w'Imana wasizwe amafaranga bikanga nshuti yanjye. Hari umukozi w'Imana wakwinjira mu nzu yawe amahoro akaboneka. Hari umukozi w'Imana waba connected nawe ubuzima bwahinduka. Hari umukozi w'Imana mwahura family yose ikabaho. Hari umukozi w'Imana mwahura karande zose zikavaho. Barahari, niba barahuye n'ababeshi n'abateka mutwe, ariko abazima barahari. Bazima barahari. Dukomeye twumve. Musa yatuma tuvuga byinshi hanga. Arangije andambikaho ikiganza aransengera cyane arambwira ngo Yesu aragutabaye. Mana Yesu amutabaye. Yesu amukuye urubanza. Nawe dukurikiye izere Yesu agutabaye. Agukureho imanza zose. Amen. Abantu bagenda n'imanza reka. Agukuyeho urubanza. Agukuyeho gufungwa. Agukuyeho karande. Yaso yo gupfira muri gereza. Ahari wowe wenda ufite ya mama wa cyangwa iya afite Yesu yo gupfira muri gereza. Ariko nawe urebe neza. Hari karande afite. Cyane. Numvise nduhutse. Umaze kumusengera. Mubwiye n'amagambo yo hanuza. Numvise nduhutse. Numva ndatuje. Haleluya. Numva ndatabawe. Kuko yarabimbye. Amen. Hari amafana yamuhaye. Wamuhereje uruta amafaranga. Narimo amagaro umucamanza se. Yamuje n'Imana. Cyane. Imana ifuriza umuntu nkurikiye. Imana kujya imuhuza n'abanyamavuta. Amen. Turasubiramo. Iyi si ifite ukurisa y'abakozi b'Imana. None hari ibihugu abantu babamo gusanga birabazira. Bizira abakozi b'Imana. Buri bihugu yatandukanye. Ariko ndakubwiza ukuri. Ntukifatanye n'abantu basajya abakozi b'Imana. Wiringira Imana ishobora byose. Imana igiye gukora umuntu neza imuhuza n'umuntu imuhuza no yegiriye neza. Imana ishaka kugira neza iguhuza no yegiriye neza. Imana ishaka kukubohora iguhuza n'uwo yahaye kubohora. Imana ishaka guhesha umugisha iguhuza n'uwo hesha wahana umugisha. Imana yabwiye Abrahamu ngo nzaguha umugisha uzahinduka umugisha uzahesha abantu umugisha. Hari abantu bizera Imana ya Abrahamu ihesha abantu umugisha. Twikomereze Yumvise aruhutse. Numvise nduhutse, numva ndatuje, numva ndatabawe nkuko yarabimbwiye. Tugende ibyo. Ubwo byari kwa gatanu ninjoro. Nabwo navuye muri Ethiopia kuri kwa gatanu ndi ku airport Nairobi. Basi aragenda kuko n'abakoreya bari bagiye. Bagiye nabo. Kuwa kabiri mu gitondo. Duhora bya kwa gatanu. Bya byose bya kwa gatanu. Kwa gatanu tubirakiye kwa gatandatu ku cyumweru kwa mbere. Kuwa kabiri twumve rero. Kuwa kabiri mu gitondo kare roya wanjye arampamagara ngo urukiko ruramuhamagaye ngo tujyeyo turagenda. Ariko njyewe numvaga nizeye ibyo pastor yambwiye yansengera. Amen. Yende twumve. Tugezeyo bageze ku rukiko. Umucamanza bageze muri rwa rukiko. Bageze muri rwa rukiko. Ngaha umucamanza ahita ambwira ngo umucamanza ahita ambwira ngo taha urukiko rwemeje ko utazongera kuburana kuko rwemeje ko watsinze. Haleluya. Hahandi bari baguze. Uyu mucamanza uvuze gutyo niwe bari baguze bahaye ibikashi. None niyo wagarutse. Ufite Imana ihindura ubusi biguzi.
ntabwo tuzi ibiguzi bagutanzeho ariko dufite imana ibisira ibanga ibyo byose baba bagutanzeho. dufite imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Dufite imana idukura ibyo abarozi badushyizeho. Dufite imana idukura ibyo baguriye abacamanza ngo batucishemo. Dufite imana idukuraho za karande. Dufite imana idukuraho imanza. Dufite imana idukuraho ibirwara. Dufite imana idukuraho ibibi byose. Hari imana wakwizera igahindura ubusa ibyo Satani yakoze. Ariko basi tugeze imbere y'umucamanza ahita ambwira ngo taha urukiko rwemeje ko icyambere tutararenga naho nta gahunda nta appointment yo ku rukiko bari bafite bagize uko yasengewe. Yes, hari imbaraga zibiri imbaraga bari barabategereje gusa kuwa kabiri barahamagara uvuvu nguzana n'umuguzi wawe bahamagara Roy ati ngwino tugende ngo bagenda yizeye akavuze ngo yizeye ibyo namusengeye. numvaga nizeye ibyo pastor yambwiye ansenge. Tugezeyo umucamanza ahita amubwira taha urukiko rwemeje ko utazongera kuburana. Taha urukiko rwemeje ko utazongera kuburana kuko rwemeje ko watsinze. Amen. Haleluya. Mwibuke yaguzwe ngo atsindishwe afunga imyaka 25 none Imana yabihimitije mu rukiko arabyemeje. Hari Imana wakwizera igahindura imigambi ya Satani cyane. Dufite Imana inetraliza imigambi y'abanzi. Amen. Cyo dusaba no kwizera. Tukumve. Roya wanjye aratungurwa. Wabyumvise? Roya baratungurwa muburanira uko yarazi situation yose. Roya wanjye aratungurwa asa naho atabyemeye neza. Asa natemeye n'umucamanza avuze. Wose kwera iki? Kuko yarazi ukuntu kesi yanjye yari igoye inamaze igihe kinini kandi bendaga abandegaga barashoyemo kashi nyinshi. Umucamanza yemeje ko Musa ataha urukiko rumubuhinde umwere ko atsinze atazongera kuburana. Roya wa Musa arikanga waratungurwa ngo asa n'utabyemeye twasujyana ngo asa naho atabyemeye iby'umucamanza asa naho atemeye neza ibibaye cyangwa yumva ni nk'ibyo gukina kuko kese yarazi kese ya Musa kurigoye no kuri maze igihe kinini. Buriya Roya bazi kese ukuntu zimeze kandi kira afite experience nyinshi abazi uburyo ibintu bimeze yarazi n'uburyo bamuguze ngo asa na aratungurwa asa n'atabyemeye neza kuko yarazi kese ya Musa ukuntu igoye kandi yarazi igihe kinini imaze kandi azi ko ababurana nawe bashoye kashi nyinshi. Nawe hari ntituzi kese yawe ukuntu igoye ntituzi n'igihe imaze ntituzi n'ibikurwanya imbaraga byashoye ariko icyo tuzi ni kimwe dufite Imana ihindura imigambi y'umwanzi. Amen. Imana yakurengera muvandi Mana we cyane no kuri ariko ibaze Roy ubwe yaratunguwe kuko yarabyiziye ibyo si yariteze bajyayo yumva ko bati karabanya kuko barashimye nyaka makumyabiri kuko yarazi byose uyibuke ko mura namusa ngo Roya we yamuhamagaye umunsi ubanza ambwa ko ngo bamuguze byarangiye ngo Roya yajyaga ibyo mwamubwiye ngo yajyaga ibyo kurangira umuhango. Sinzi ko abantu bamo kunyumva urumva ubanyamara bwumva uyu ni urubanza ariko nawe ufite ikintu tukimeze gifite kese ngo Roya yamutunguye asa n'utabyemeye ngo yarazi ibyo kese ya Musa igoye hagiye tujya za kese zigoye mu buzima n'abantu bwabo ushaka kugira ideni rigoye ushaka kugira indwara rigoye kwa muganga baragusezereye ushaka kugira imibereho igoye ushaka kugira ibibazo bigoye ariko turakubwiye ngo niwizere Imana ibyari bigoye yahinduka ubusa. Niwizere Imana ibyari bigoye Imana yabihindura ubusa. Musa wadusaza ahangaha kumvisha n'ukuri nuko ndataha ibyo Imana yavugiye muri pastor biba birasohoye. Ubu ndi umwere nta rubanza mfite sinafunzwe kandi sinzanafungwa nakuweho iyo karande burundu. Amen. Reka nsubiremo nuko ndataha ibyo Imana yavugiye muri pastor biba birasohoye kwa gatanu isohoye kwa kabiri kwa gatandatu ku cyumweru iminsi 3 niyo yaciyemo ubundi munsi wa kabiri bamuhereje inkuru nzi cyari kwa gatanu nimugoroba kwa kabiri bamuhamagara birasohora
hari abandi bantu reka dukosora abandi bantu. Hari abantu uzimvuga batizera, hari abizera Imana ariko haranisetinze mu ngimbi y'Imana biratinda. Ubwo byaratinze yakoreye kuri speed kuwa gatanu nimugoroba kuwa kabiri yasohoye. Hari Imana ikora kuri speed. Iyo ngiyo abantu basenga n'uko akantu kagira nibaza iby'Imana bitinda n'ibivuze umunsi ngo ahanga Imana kiragira ngo ntamenya iby'Imana usanga none papa yizera basa kuwa gatanu nimugoroba kuwa kabiri mu gitondo naye bari iyo minsi izera Imana nibiri butinde yakatuye imyaka 20 ukambwira ngo kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa kabiri ikintu bagomba kumenya byari muri weekend nta rukiko rukora. Haleluya. Please. Byari muri weekend nta rukiko rukora. Iyo weekend tuyikure mutubare umunsi wo kwa mbere. Yo kwa mbere. Hawe yumva bango iki Imana yavuze yayisigera idiringa n'abacamanza mu mitima yabo. Reka abantu bemerera Imana ari idiringana n'ubanza. Bemerera Imana idiringe na case yawe. Ushiraho limit. Kabisa. Emerera Imana. Hari Imana ikora abantu twamanitse amaboko. Hari Imana ikora twashorewe. Hari Imana ikora bateze iminsi. Hari Imana ikora cyatuma abaruke bajya gari mu nyuma y'izera ko nyuma y'azera irakora muni handi byashoberanye hano utabona inzira iyo yizeye yo iremera inzira byananiye abantu Imana bikora umunota umwe mu isegonda Imana yaje no pastor we yari yamaze no kumenya ko n'imyaka ari 20 iyo byarangiye we yiteze guhamagarwa agahita yinjira muri gereza agapfira mu masi yakarande yasikaga irabwira mu nuko ndataha iby'Imana yavugiye muri pasta biba birasohoye ubu ndi umwere nta rubanza afite ntiyafunzwe kandi sinzana nta nubwo azafungwa nakuweho iyo karande yo gufungwa yivuye burundu naho Musa yagize no kwizera guhamba yarangije arabyemeza ngo sinafunzwe sinzanafungwa icyongeye nakuweho karande yarasobanukiwe ko nubwo bakongera bakamugura amafaranga ntago azafungwa kuko Imana yarabije ariko ukuri ko udafite no iyo musimbukije imyaka 25 pe birahamba nuko aranje aravuga Pastor Patrick ni Imana yawe muri special. Amen. Hallelujah. Mu wiki kasumika akamuza vitamini nyingi. Pastor Patrick ni Imana yawe muri special. Tugakira Mana yanjye nawe ngo turi special. Amen. Imana hari abantu bafite Imana. Hari abahanuzi b'Imana rega. Hari abantu bahindura ibintu. Yavuze none aha ngasoze ngo pastor sinzakwibagirwa mu buzima bwanjye bwose. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Abari badukurikiye turababwira ngo nizere Imana. Soma Yohana 11:40. Yohana 11:40 haravuga ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Hallelujah. Yesu abwiraga bashiki barazara. Kazo yamaze iminsi yaboze. Yesu ikintu yabasabye ni kimwe. Ni nacyo umwuka yanyoye gusaba Musa. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nuko bamusaza we yapfuye. Yesu yabwiye ngo no nahageze jewe. Nababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Iyo wizeye Imana nitangiye kujya kuri control ikintu cyose. Yesu yabwiye bashiki barazara ahita agenda azura Lazaro. Kandi bashiki bari bamaze kubona ko byarangiye. Bari bavugaga ati basi yaza kuba hari wenda. Ariko ni Imana ikora n'ibyapfuye. Iyo wizeye ni ibintu byaba byarangiye. Imana irabitangira. Kuko nka Musa yarazi ko byarangira bari bamaze kuyimubwira. Nta shingiro yari afite yo kumva ko Yohana 11:40 navuze ngo iki? Yesu avuze ngo amagambo Yesu yivugiye. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Mariko 11:22 umva ko navuga. Mariko 11:22 Yesu arabasubiza ati nizere Imana. Amen. Amina. Nta yindi formule yo gutabarwa n'Imana. Nta yindi formule yo kubona Imana. Nta yindi formule yo gukorerwa ibitangaza n'Imana. Nukwizera. Musa na Mose ngo yizere. Arize. Kandi amagambo yose yagiye avuga aragaza ko yizeye. Cyane pe. Imana ikoresha abacamanza. Ibaze ngo kirage bamubwiye babahamagawe na Roye ngo baze. We ngo yizeye ko ibyo pastor amubwiye aribyo byasubisohora. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera urabona ubutabazi. Niwizera urabona
wabona Imana mu buzima bwawe, niwizera urakira iyo ndwara, niwizera urabona inzira itariye, niwizera Imana yagucungura, niwizera Imana yakuvugira, niwizera Imana yakuburanira, niwizera Imana yakujya atarengana n'inganize, niwizera. Nta kindi dusabwa abantu ni ukwizera. Nubwo byaba binuka biraza guhumura, nubwo byaba byararengeye Imana yabitangira, nubwo byaba byarapfuye hari Imana ibizura. Ubanya bwa Musa bufasha abantu kumva ko kwizera Imana nta Imana itakora. Yobu 5:9 nikora ibikombe bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Imana ibamugisha abari badukurikiye, Imana ibatabaza nakira ibitangaza. Izere wakira ibitangaza, izere Imana yakoreye Musa ibitangaza, nawe yagukorera. Icyo usabwa no kwizera, icyo asabwa icyo dusabwa icyo dukurikiye tutite kuri kesi yawe niragoye, ariko igoye mu maso y'abantu, ariko ku Mana ntabwo igoye. Amen. Mugubwe neza muri hose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Hallelujah.